muntu ntukagendere ku nkuru ziri ku mihanda ntukagendere ku makuru abantu baguhaye jya ujya kwishakira amakuru kuri tere ejo umurimo ukora utazagawa uri gukurikirana cyane rero hejuru koko harimo amacumbi ariko ntaho byanditse kuko mu kintu cya rituruka mu mubabaro ndetse n'ibikomere afite by'uburyo umurimo muvuna inyuma hari abandi basa n'abawusenya wabyumvisikanye buriya umugore uri ku gisebe ashobora kukurya inzara atari uko akwanze uriya ni umubyeyi w'abantu ni umushumba w'amatorero kumva inyuma ye hari umuntu badahuje umwuga utazi imikorere y'umwuka utazi uburyo Imana ihamagara ariko umujyaginga no kumuharasinga all right ndagushimiye cyane nkusuhuza nkwifuriza kumera neza wowe udahema gukurikirana ibiganiro bya DGTV show ngiye gusuhuza umuhungu wanyu Pacifique mushimira cyane wowe wakoze subscribe kandi nawe utarayikora igihe niki imbere yanjye hicaye umugabo ndagushuje cyane murakoze cyane Pacifique ni Pacifique ameze neza murakomeye turashima Yesu kuri iyi chaîne yacu ndakiye kuri mushya watangira bibwira abantu Bishop Gerard mushumba wa Rehoboth Pentecostal All Church ariko Bishop hari akantu kajya tugiraho ikibazo gutandukanya mu Bishop n'umu apotre n'umupasteri ibyo bintu yenda bidutandukanyiriza gute nk'abantu tutabizi ibyo bintu ni ibintu byumvikana kwirwa njya kubitandukanya ndumva ari ibintu nyine ubanza kuba pastoro niyo level ya mbere pastor ni umuntu uyoboye umudugudu cyangwa se uyoboye ikanisa hano runaka hanyuma kugira ngo wenda ube bishop ni umuntu ushumbye amatorero ufite amatorero amashami hirya no hino uyafite Kigali mu ntara no hanze hanyuma apotre ni umuntu wimitse aba bishop ni umuntu ushobora kwimika aba bishop kuko aba bishop bimikwa n'abapotre cyangwa se bishop akimika undi mu bishop ariko ntabwo pastor yakimika bishop kuko pastor urumva ko ari kuri level yo hasi ibyo rero bitukurikirana n'uburyo ufite ntabwo ari garado uhabwa n'umuntu ahubwo ni uburyo Imana iguhamagaramo kandi noneho n'uburyo n'amatorero umaze kugira urumva umaze kugira amashami hirya no hino bishop ni umuntu ushumbye amatorero ufite amatorero hirya no hino so rero noneho bitewe n'igihe wenda uwo mu bishop amaze muri uwo murimo urumva akaba amaze kubyara abandi bashobora kuba aba bishop ava kuri iryo zina akaba apotre agashumba aba bishop n'abapasteri akaba bakuriye bose niyo mpamvu apotre niyo level ya nyuma ubushumbye abo bose none se ntago wava kuri pasteri ngo tujye kuri apotre ntago bishoboka kuca kuri iyo side ya kabiri ubwo niyo ubikoze ni bimwe by'abantu ariko ubundi ni nko kutangira uri muri Kristo ukazaba umuririmbyi ukazaba umudiyakoni ukazaba mwarimu ukazaba pasteri ukazaba bishop ukahita uba apotre kuko bishop bivuga musenyeri ni nkuko wavuga hari padiri hari na musenyeri ubwo muri make wowe uri bishop okay ubwo turabisobanukiwe nta bishop ni nka musenyeri ni nkuko kandi wumva ba karidinari runaka amarevo yose akoreshwa muri Kiliziya Gatolika niyo akoreshwa no muri ibi bya evangeli muri ibi by'amatorero asanzwe nkuko wavuga ngo papa cyako madigiri ukavuga ngo ni umu AE umu AD gutyo ibi twari tubikomojeho tugiye kuvuga ku bita Dr Bishop Rugagi Innocent ni ikibazo yagiranye n'umunyamakuru bita Scovie ndakeka ikibazo bagiranye waragikurikiranye uyu Bishop akavuga ko ngo nataza kumusaba imbabazi atazarinda abona ubwami bw'ijuru ndakeka arabikurikiranye ni ikintu wakurikiranye wakibonye gute wowe batekerezo here hafi kure ariko kaduhere inyuma duhere buriya tumaze igihe kinini muri uyu murimo w'Imana twagiye tubona ibintu byinshi bitandukanye kandi Bishop Rugagi ni umugabo nzi neza
muzi akorera Imana muri korali yitwa Simuruna mu Kiyovu, ari umukristo. Muzi nge namumenya afite urusengero hariya kwa Mutwe. Muzi asohokana na Joseph Harerimana, batangira we n'uwitwa Aimable kuri CGM, batangira Horeb Hall Church muri Focus House ya Bugogo, umushumba wabo mukuru ari we Apostle Yongwe. Mbo hari icyo muzi wo muri icyo gihe, nzi ko ari umugabo uzi guca bugufi, nzi ko ari umugabo wihangana, nzi ko ari umugabo ukunda abantu, kandi nzi ko ari umugabo wakoreye n'igihugu mbere yuko wenda aba bishop. Nzi ko hari inzego zimwe z'umutekano yagiye akorana nazo mu gihe gitandutse. Imana yaje kumuhamagara kuba umukozi wayo. Muri icyo gihe akorana na Joseph Harerimana, hanyuma igihe kiragera biba ngombwa ko badakomeza gukorana. Badakomeje gukorana, yari afite itorero ryitwa Abacunguwe. Icyo gihe ryitwaga Abacunguwe, atangiye itorero ryitwa Abacunguwe. Ukuvuga yafashe Horeb yari iri mu Ruhango, izina ryararihindura ryitwa Abacunguwe. Iryo torero ryitwa Abacunguwe rero ryaje kwimuka riza gukora Kimisagara. Niho natangiye kumumenya nge. Yes. Aho rero itorero Abacunguwe nabwo ryaje guhinduka bitewe na viziyo y'umushumba waryo cyangwa se umuyobozi waryo. Bimwe byo kwihuza n'andi matorero akomeye biza kuba Redeemed Church. Redeemed Hall Church. Mbo yimitswe kuri iriya nshingano y'ububishopu, hari ibitangazamakuru byinshi bitandukanye, kandi yarabimeritaga kuko yari afite amatorero muri iki gihugu ndetse no hanze. Ntekereza ko uwo ni we Nzirugagi Innocent. Yakoreye Imana mu buryo bukomeye, cyane cyane ko jewe ndumwe mu bantu bakundaga kwicarana nawe muri Hotel Okapi hano mu mujyi, tuganira ku by'umurimo w'Imana. So Imana yaje kumuha impano z'Imana zo gukiza abarwayi, zo gusengera abarwayi, zo kwirukana abadayimoni. Uko umuntu agenda azamuka ni nako abandi benshi baba bafite amashyari, bagenda bamurwanya, bagenda bamugirira amashyari. Kuko ndabihera ku byo umuntu aba areba, arebesha amaso, kuko akora yaje kuhavaza hano kwa Rubangura mu mujyi, yarahavuye ajya muri ariko Serena. avuye ku Kimisagara yahise ajya kwa Mutwe, ajya hano muri Serena. Serena yari sari mwenda cyane, yishyuraga 1 miliyoni ku munsi uko yateraniyemo. Imana, yes, Imana imukoresha muri icyo gihe yari atarabona ubutaka ashobora kubakamo. Itorero ryo Muhango rero ryakomeje gukora, ariko inzu bakoreragamo ntabwo ari ya Rugagi. Ni nk'uko waza n'aha turi ugakodesha, ugafatamo sare, abandi bakagumana ibyabo, hejuru akaba hari ayo marogi, hirya akaba ari inzu z'ubucuruzi. Tugarutse mu mujyi, urumva gukodesha ahantu hahenze hatyo byasabaga amasare, aho yakoreraga byasabaga amasare. Muzi amabwiriza yari ariho, amasound proof, ama decoration, afite ibintu yemewe. Sare zari zisigaye zemewe zari nke. Yananiwe nk'uko n'abandi bose bananiwe, cyangwa se yahagaze nk'uko n'abandi bose byagiye bihagarara. Mbo uko niko muzi wenda mbivuze nihuta, nagerageza kuvuga ibindi byinshi, ariko muzi akorera Imana muri ubwo buryo, kandi ahesha umugisha abanyarwanda, akiza indwara, asengera abantu mu buryo bugaragara. Nzi neza ko ntawe yatwaye ibye, nta n'uwo yambuye ibye. Ariko ya mashyari tugira, ya mashyari abantu babana, ya mashyari
abantu baba bafite hari abamuvugaga gutya hari abamuvugaga gutya ariko byose bituruka ku mashyari mashyari y'abantu uyu ni uwahe ni uwo kwande ibintu nk'ibyo ariko umuntu ataba akwiriye no gutindaho nuko yaje kuva mu Rwanda ajya hanze ariko bisho tutarava mu Rwanda hari akavido ke kasirikiye ndakeka warakabonye afite akantu mu ntoki arimo abwira abantu ngo nimuze muture ubukene nimuze muture ubushomeri ako kavido nayo ndakeka warakabonye uko numvishe Bishop umuzi cyane jye narakabonye kandi binaba nari impari ariko amagambo yo kwizera nidushaka ntabwo ndi kuvuga kugira ngo abantu banyumva ari benshi hashobora kumva umwe ariko akanyumva umwe arahagije hari uburyo ikirere cyacu kirimo umwuka ujyaginga abakozi b'Imana cyane noneho n'ibyo bakoze kubera ikirere turimo gisa n'igifunze mu kumva icyo umwuka abwira amatorero kubera ikirere gifunze mu kumva ijwi ry'Imana kubera ikirere gifunze mu kumva icyo umuhanuzi w'Imana ari kuvuga noneho abantu bakagitwara uko bashaka kariya kavido kajya kuza cyari igihe cyo gutura hari hamaze kwigishwa ijambo urumva ijambo ryari rimaze kwigisha ryari rijyanye hari ukuntu wigisha ijambo wamara kwigisha ijambo ugahabwa ihishurirwa ibyo ntabwo biganirizwa umunyamubiri ibyo ntabwo bigenzuzwa umubiri ntibigenzuzwa lisanse ntibigenzuzwa doctora ntibigenzuzwa ubwenge bw'umubiri kuko Bibiliya ivuga ngo byahisha abanyabwenge bihishurirwa abaswa rero ijambo yari amaze kubwiriza ryaravugaga ngo ryari ijambo mbese ribohora abantu noneho bamaze abantu ari muri icyo kirere ahatwa n'umwuka impamvu uvuga ngo ahatwa n'umwuka nuko abo yabibwiye bose babikoze nta ubahase sibyo bishatse kuvuga ngo hari celebration hari uburyo abantu bakiriye hari miracles hari ibitangaza yes byabaye ku buzima bw'abantu none avuga ngo haguruka ujugunye ubwo bukene bwawe haguruka ujugunye ubushomeri mu kwizera yo twibuke umugabo umwe witwa Elisa yagiye Serafat ahageze hasanga umukecuru w'umupfakazi yari ari gutora udukwi asigaje agafu gake ari bukarya ijoro rimwe ayamara kukarya agahita yipfira we no imagination ye sukushira gusa yumvaga namara kukarya sefini kuko cyari igihe cy'inzara ariko Elisa ahageze aramubwira ngo genda ufata ko gafu ukansongere nukansongera nkarye ibyo ntiwabibwira umunyamubiri wino ntibishoboka ntiwabibwira umuntu utumva ubumana icyo bivuze yakubwira ati wa mupasiteri we w'igisambo w'umwesikoro ariko umugaragu w'Imana yaramubwiye ngo fata ko gafu ukanzanire nkarye na rugajye babwira ngo fata ubwo bukene iyo bitanu bizane n'ubukene ubimereze ubwo bushomeri icyo gihumbi kizane n'ubukene n'ubundi uragifite kandi urakennye gishire hano mu kwizera uraza kubona ibirutaho ibyo ntabwo wabyanarayizinga ngo ubyanarize mu mubiri nababwiye ikibazo mufite impamvu mutumva impamvu mudaha agaciro ibyo abakozi b'Imana bababwira nuko iki kirere cyanyu kirafunze mu kumva ubuhanuzi kirafunze mu gushyigikira abakozi b'Imana kirafunze mu kwaguka kw'intekerezo kw'abantu mu kumenya ubumana ni nayo mpamvu kugira ngo imitima y'abantu ikire bitazashoboka kuko ikirere nicyo kigomba kubanza gusengerwa kigafunguka kugira ngo imitima y'abantu yakire rero urumva uyu muhanuzi uri kubwira umupfakazi ngo songa agatsima ariko asigaranye twumvikana ubibwiye umunyarwanda wa hano ntago mwakiranuka nanjye ubimbwiye ntago twakiranuka ariko ni imyumvire yawe iracyari hasi birasaba ko hari umuririmbyi wavuze ngo ndinginga Imana ngo ibereke Yesu umwakire nawe niwe dukeneye impamvu nono ibaze hano ubivuze bahita bavuga ngo urashaka kwica abana urashaka kwica umwana na nyina umwicishije inzara oya wahita ushinjwa icyaha cyo kwicisha umwana
na nyina. Ariko Elisa yaravuze ngo songa ko gatsima n'umwana wawe ntakoreho. Wari ufite 5 ugiye guhahira umwana muri burye, ariko umuhanuzi ari kuvuga ngo zana ibyo 5 uwo mwana wawe, ibyo ntago mbyitayeho, zana ibyo 5. Can imagine, iyi ni Bibiliya. Nese bisho ukiraho nzatandukamo cyane, uratuma ntasobanura ibyo ngomba gusobanura. Ni akantu kari kaje tuzabasha gutandukanya he wa mupasteri wa nyawe no wa mutubuzi. Niba aje ambwira ati mibyo 5 tuzamu nari kuhagera nyuma maze gusobanura. Okay, nta kibazo. Kuko nuza kugenda unkata uratuma ntarangiza message, reka ndangize message uhita umbaza ibyo umwesikoro n'utari umwesikoro. Okay. So turi kurebera Isa ari Serafati, ari kubwira umupfakazi ngo nsongera gatsima, kandi uyu mupfakazi ntaba wenyine, arabana n'umwana we. Ibyo navuze ngo ubikoze ino wahitwa hari inzego zaguhamagara ndetse na nyiri agafu ubwo akajya kukwiregera. Ariko umukecuru mu kwizera kwe, niyo mpamvu bivuga ngo byose bishobokera uwizeye. Ni nayo mpamvu abantu ubona basenga muri iki gihe ntibasubizwe. Urumva, kuko amasengesho yabo afite ikiyatangira. Ntabwo twazamuye kwizera kwacu, ahubwo turi abantu banarayizinga ibibaho n'ibitabaho. Turi abantu bashaka gufata ibintu by'Imana tukabizana mu bwesikoro, uburyarya, ubunajwa. Mbonye ijambo ryiza, abantu bigize banajwa mu bintu by'Imana, kubyumva no kwakira icyo umukozi w'Imana yatuye. N'abakozi b'Imana b'abesikoro, babajura, babarani. Ariko reka mpagera aho ngaho. Umukecuru yaragasonze, niyita ku mwana uri kurira, agatereka imbere y'umukozi w'Imana. Ni nkuko byagenze bafata kariya ka video. Yaravuga ngo ibyo ufite n'ubundi ntacyo bikumariye, bitange mu kwizera urebe ikiri buve muri ibyo utanze, kuko n'ubundi icyo gihumbi ntibukirya ngo kiguhaze, kuko n'ubundi ibyo 5 ntibukemura ibibazo ufite. Ariko giye nubima nubishyira hano mu kwizera kwawe, ndagusabira umugisha wakire. Ibyo ntago bishobora guhishurirwa amaso y'umunyamubiri n'amaso y'umwuka. Musu mw'Imana, reka nsoreze kuri aka noneho nsubiza icyawe. Nagiye kubwiriza ikintu uzi muri Kibungo, umuhanuzi arambwira ngo najyanye na groupe yitwa Abanyamugisha. Yatangira muri Apapebu Ibyumba. Barambwira bati ijwi rirambwira, umuhanuzi arambwira ngo Imana iravuze ngo tanga iyo costume Imana ikwambike wowe uyikuremo. Nahise mva kuri mimbara, kuko twari turi mu gihe cyo gukora fundraising. Turi kubaka urusengero rw'abantu bita icyunuzi muri Kirungo rwa DP. Nese mva ku ruhimbi, abantu bayoberwa uko bigenze, kuko umuhanuzi yaraje aranyongorera. Hari ibihe by'ububyutse by'umwuka. Ndagenda njyaho bari baducumbikiye aho ku rusengero, nkuramo ya costume, nambara ishati, nambara n'indi pata. Bagiye kubona babona ngarutse mu rusengero ntasa nkuko nasaga. Ndababwira ngo Imana ivuganye nanjye hano, irambwiye ngo kugira ngo ifungure imigisha yanjye ni ntangi costume ndayitanga. Costume uko nyitanze mu rusengero, bamwe bati turayigomboza 500,000, abandi tutarayigomboza 2,000,000. Iyo costume niyo yubatse urusengero rwa Kinuzi muri Kibungo, hari abahingwa imiceri. Bamaze no kuyigombora, ijwi rikomeza rimata, iravuga ngo ntuyitware, nanjye itanyibiba ku mupastor wawe. Ndavuga ngo ndayiguhaye. Imana ifungurira urugendo rwo kujya South Africa, njya Cape Town, njya Johannesburg. Wabyumvise? Muri South Africa ntangira kurira indege nkuko Imana yabimbwiye. Rero abantu nibatumvira Imana, nabo ntabwo bazabona iby'Imana. Kurya iby'Imana n'ukumvira iby'Imana. Y'Imana dushatse kwizana mu bunajwa bwacu, tukayizana mu bunajwa bw'ina hangaha, tukayizana bw'inajwa bwo ubucakura n'uburyarya n'ubuki bwose, ntabwo dushobora kuyibona. Tuzayumvisha, tuzamera nk'igihe Imana ibwira Mose, iramubwira ngo reba ikanana, ariko ntabwo uzagira. Tuzumva amakuru y'Imana ikora, ariko ntabwo tuzabibona, ntabwo bizatugeraho. Tugere kuri icyo wambajije. Umupastor w'ukuri n'utari ukuri uzamumenyera ute? Bibiliya iravuga ngo muzabamenyera ku imbuto zabo. Ntabwo umuntu yaba yoboye ikanisa irimwe abantu 5,000, 20,000, imbuto z'uwo mushumba uri kwigisha iryo jambo, nta kindi gisubizo gihari. Wifata uwo mwahuye w'indyarya ngo umugereranye n'undi ubonye, kuko Eliya yaravuze ngo abahanuzi b'Uwiteka bose bashize, aravuga ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Wimuza n'uwo mwahuye,
wimuza n'uwaguhemukiye. Ibi si ubwa mbere no ku bwa Yesu hari hareba abakozi b'Imana bukuri n'abatarabukuri. Isi nuko imeze nuko no mu nzego zitandukanye usangamo hari abakozi beza hari n'abakozi babi. Pana mu gipastor na mu nzego haba ari iz'ubuyobozi haba ari inzego zisanzwe zo mu company habamwe abakozi beza n'abakozi babi. Niyo mpamvu usobora gusanga iyo uhuye n'umubiri rero ntibituma uvuga nabi igihugu. Nawe nimba warahuye n'abapasteri babi wituma uvuga nabi abapasteri bose. Babyumvise? Uri kumva? Nukubitana n'umuyobozi mubi ntabwo ari igihugu. Ntabwo abayobozi bose ari babi. Ntabwo abayobozi bose ari babi. Nukubitana n'umupasteri mubi ntabwo abapasteri bose ari babi. Nukubitana n'umupolisi mubi abapolisi bose si babi. Bose si babi. So nico nshaka kuvuga. Abantu beza barahari n'abantu batumva barahari. Ibyo kandi bizabaho kuzageza isi irangiye. Muri societe uzasangamo abantu bakora neza n'abandi bakora nabi. Icyo nuko gishubije. Nta kindi kizatuma umenya umukozi w'Imana n'imbuto ze pour entrer. Twa tukiri kuri uyu Bishop Rugagi. Uyu Bishop Rugagi yaje kuva mu Rwanda. Ajya muri Canada. Abantu benshi baravuga bati ahunze igihugu. Niko abantu benshi bagiye bavuga. Kandi wowe twumvisha wari inshuti. Bira bintu wabyakiye gute kumuvugaho kuri mbo nico nakubwiye ahunga igihugu se igihugu gikangurira abanyarwanda n'abari hanze gutaha kuza. Yes yahungaga igihugu se ko reka twemere ko yagiye ahunze igihugu none se yagarutse ari igihugu kimugaruye cyangwa niwe wigaruye tubona kabanya abantu babeshya amakuru menshi ari ku mihanda abari ikinyoma abari ibinyoma gusa yagiye nk'umukozi w'Imana kuko yabonaga mu Rwanda urabona amatorero uburyo amaze kuyubaka agomba no gufungura amatorero hanze. Sibyo agenda nk'umukozi w'Imana ugiye gufungura amatorero hanze kandi yarayafunguye yarayafite amatorero hanze amaze kubona amatorero akomeye agaruka mu gihugu. Sibyo kandi yemerewe gusohoka nk'umunyarwanda yemerewe kwinjira. Wabyumvise yemerewe kujya hashaka ariko umuntu arabona umukozi w'Imana agiye atarahunze arahunga iki se arahunga iki mu gihugu gifite amahoro arahunga iki mu gihugu gifite ubuyobozi bwiza arahunga iki. So ibyo ni amagambo yo ku mihanda. Mu kugaruka kwe rero yaje akomeza gukorana na rya torero ryo mu Ruhango aho niho twari tugeze. Icyo wambajije nicyo nahereyeho. Icyo ngiye gusubiza rero nanyuze kure kugira ngo tugere aho tugere. Hari icyo bita itangazamakuru rishobora gukora neza rigakiza ibintu byinshi ryanakora nabi rikica byinshi kandi mu bintu nsaba RMC si rwo rwego nirwo rudukuriye ndarusaba gukurikirana abanyamakuru barwo neza byanaba ngombwa rukagera ubakoresha inama kuko mu byo maze kubona hari abanyamakuru koko bakora umwuga w'itangazamakuru ariko bakawukora atari inyungu za rubanda nyamwinshi ahubwo bakawukora mu nyungu zabo. Iyo ukora umwuga w'itangazamakuru ukawukora mu nyungu zawe biroroshe kuharabika Gerard kuko Gerard hari ibyo mutumvikanaho. Iyo ukora umwuga w'itangazamakuru mu nyungu zawe naguha ibiguzi ugatangaza inkuru itariyo kugira ngo izina rya Gerard rigaragare nabi usenye mu yandi magambo. Mvuga iki Rugagi nta butaka afite i Muhanga nani itorero mu Ruhango nta butaka afite mu Ruhango kuko ijambo rya mbere ryavugaga ngo afite inyubako irimo amaroji hirya yaho hari akabari kandi imagine uraza kumvamo ibintu bibiri guharabika gusesereza no kwangisha umuntu rubanda nabyo birimo kuko nimba ndi bishop nkabashumbye amatorero
ukaba uvuga ko inyubako yanjye irimo mfite etaje ikorerwamo amaroji hejuru hirya ngo hari akabari hakaba akabari nkuko Scovia bisobanura ngashyiramo n'urusengero uri kunyerekana nabi mu maso y'isi no mu maso y'abanzi ibyo babita guharabika kabiri gukoresha ijambo ngo nta bishop ntabwo ngirwa bishop nuko wowe ubyemera ngirwa bishop nuko Imana yanyemeye cyane rwose uri kunkurikira cyane rero tubanze dukosora iki ntabwo Rugagi yigeze yubaka etaje mu Ruhango ntayahagira ariko hafite urusengero no mu Ruhango haje nyuma kuko umunyamakuru wabivugaga we yavugaga Muhanga urumva ko harimo amakosa noneho ibaze gutangaza iyo nkuru uri umunyamakuru w'umwuga utahagazeho niyo mpamvu tubwira n'abandi banyamakuru nujya kuvuga ku muntu ntukagendere ku nkuru ziri ku mihanda ntukagendere ku makuru abantu baguhaye jya ujya kwishakira amakuru kuri tere ejo umurimo ukora utazagawa uri gukurikirana cyane rero hejuru koko harimo amacumbi ariko ntaho byanditse kuko mu kintu cyasunitse cyane ni ikintu cyavugaga ngo munsobanurire uburyo urusengero kuko ubwo urugo rusengero barwambuye indangagaciro z'uko ari urusengero munsobanurire uburyo urusengero rubana n'akabari rukabana n'amaroji ariko subiza abantu mujya Uganda nijoro haba harimo igisope mu gitondo ku cyumweru hakaba harimo iteraniro nta hantu Imana yerekana ko ariho tugomba gushyira urusengero bibaye byiza urusengero twarushyira hari abanyabyaha kugira ngo nuva gusambana umanutse uhita ugenda wihana ikindi ntabwo amarogi yose ari ayo gusambaniramo hari amacumbi hari inzu zishinzwe gucumbikira abantu ku buryo yuzanye n'umukobwa batakwemera ko mwinjiranamo kereka werekanye certificat de mariage yuko mwasezeranye nk'umugore n'umugabo nanjye ibyo ndabizi pe fata iyo myumvire none se uyu munyamakuru ko nzi kare intellectuel ayobeye ko hari inyubako zicumbikirwamo abantu zizasambanirwamo nese umunyamakuru ko nabonye intellectuel ayobeye ko Uganda no mu bindi bihugu na Kongo n'ahandi na Burundi hose akabari gashobora kwirirwa gakora mu gitondo ukazanamo ipendo ugasengesha abantu bagataha iryo si ikibazo ariko kubi precise ukavuga ngo nimba ibyo bintu biba urwo ni urusengero aho tuhave kugira ngo twegereze no gusoza tugere ku ijambo rindi ryakoreshejwe rivuga ngo natasaba imbabazi si wo wambajije nicyo naherewe nkubaza Yes. uyu bishop yatangaje ko ngo Scovia natamwegera akamusaba imbabazi atazabona ubwami bw'ijuru reka tubwire abantu bagabanye harassment ku bakozi b'Imana ntibabone ibihe bibemerera kutuvugaho hariho n'igihe nabo bazifuza abakozi b'Imana mvuze ngo iki nabo hari igihe bazifuza abakozi ntabwo b'Imana ari iterabwoba ibihe byahaye abantu kuvuga no gusuzugura abakozi b'Imana ariko hari ibindi bihe bishobora kuzatuma umuntu yifuza ngo icyama ngahura n'umukozi w'Imana cyama umukozi w'Imana kankoraho icyama
umuntu usengera icyama umuntu umwira amagambo y'ihumure. Rero ibi bihe byituma abantu badegrada ab'Imana yahamagaye, ngo bituma abantu badegrada ab'Imana yasize, babambura agaciro kabo kubera ibihe. Subiremo ibihe. Mbaza kakana uriya mugabo asubiza kuriya icambere yarababaye. Ibaza umuntu ntimuturanye ntimuziranye, ugiye kumva arimo aragutangazaho amakuru y'ibihuha aguharabika mu mubabaro. Nta muntu utababara rero, kuba ari bishop ntibimubuza kubabara, nawe arababara. Nicyo cyatumye asohora ririya jambo nabonye rituruka mu mubabaro, ndetse n'ibikomere afite by'uburyo umurimo muvuna inyuma hari abandi basa n'abawusenya. Wabyumvisikanye? Buriya umugore uri ku gise ashobora kukurya inzara atari uko akwanze. Uriya ni umubyeyi w'abantu, ni umushumba w'amatorero. Kumva inyuma ye hari umuntu badahuje umwuga, utazi imikorere y'umwuka, utazi uburyo Imana ihamagara, ariko umujyaginga no kumuharasinga. Ariko nzi ko ari umugabo w'imbabazi, nzi ko ari umugabo w'urukundo, nzi ko ari umugabo ugirira neza abantu. Rero jye simbona ko yavuze ijambo ritari ryo, kuko muri autorite y'ubu bishop cyangwa se y'umukozi w'Imana afite kuboha no kubohora. Niko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion no kumenagura imbaraga z'umwanzi zose. Icyo muzaboha mwisi no mu ijuru kizaba kiboshye. Icyo muzabohora mwisi no mu ijuru kizaba kibohowe. Kandi iyo ukangurira umuntu kugusaba imbabazi, hari ibintu bibiri ngira ngo nkubwire. Buriya Rugagi ntago yababajwe nuko bavuze ku izina rye, yababajwe nuko batatse itorero rya Kristo. Kandi koko nta watatse itorero rya Kristo ufite ubugingo. No, ntago ushobora kwataka itorero rya Kristo ngo wemere ko uwo muntu afite ubugingo. No, kuko Bibiliya ivuga ite? Iravuga ngo icyaha cyose kizababarirwa, ariko gutuka umwuka wera wowe ntazababarirwa. Twe gufata ibihe by'ubukonje, ibihe by'ubutita, ibihe by'itorero rya Laodikiya, ngo ibihe bidufate byo muri Laodikiya, hanyuma twirengagize ko hari amahame agenga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uri kunkurikira? Izo rero ayo mahame igihe abantu batarayamenya, urumva abantu bashobora kurengera no gukomeza kurengera, ariko umwana w'ubugingo ntago yataka umubiri wa Kristo, kuko Bibiliya avuga ngo twubakanwe nk'amabuye mazima. Sibyo? Rero mukuri kumwe nuko kumwegera bizamuha kubohoka. Kumwegera bizatuma amenya byinshi we tarana muziho. Kumwegera bizamusubiza ubusabane bwe n'Imana. Numva kuri jewe ijambo umukozi w'Imana avugiye mu mubabaro, kandi umubabaro w'ukuri, kucira ijambo ari ryo ryagize agaciro, kuki ijambo yavuze ari ryo ryagize imbaraga, iryavuzwe n'undi ntirigira imbaraga. Irivuga ngo uriya ni bishop ki rusengero rwo mu kabari mu marogi, kuki ibyo bitumvikana mu imbaraga. Ahubwo ibyo bishop avuze akaba ibyo byumvikana. Ni kikwereka umwuka urwanya kumenya Imana mu bantu. Mu bantu bamenya Imana rero bamenya impamvu yabivuze, bakamenya n'agaciro kuwabivuze, bakamenya n'imbaraga ahagazemo. Ariko ku bwanjye, wabyumvise? Ubugingo bw'umuntu Imana niyo ibutanga. Wabyumvise? Ariko nanone ushobora kububura kubw'amagambo watura, kubw'ibikorwa ukora. Wabuze ikintu kibuza umuntu ubugingo ni ibyaha. Ibyo byo ndabizi. Iyo ufite ibyaha rero byo kubeshya, noneho kubeshyera abakozi b'Imana, already uri kubwibuza. Ntabwo ari we wabumubujije, ahubwo wowe uri kubwibuza.
urakoze. Gerard turagushimiye cyane uradusobanuriye birambuye ariko ntabwo twasoza utatubwiye umuntu ugushaka yagusanga he. Urakoze cyane. Yenda uratanga nimero social media zawe zose. Yego. Mbarizwa kuri Mugisha Rwanda TV bagiye bakoraho subscribe bakore subscribe. Hanyuma nimero yanjye ni 0788 458 kandi ubutaha ndizera ko bizagenda neza kurutanga. Gerard turagushimiye cyane urakoze cyane. Twabashimiye rero mwakuri iki kiganiro iyi yari DG TV show dushimira mwe mwakoze subscribe.